kugezwaho ubutumwa bwiza, ngo abantu baburirwe, amategeko y'Imana ashirwe hejuru, abantu berekwa akaga bashobora guhunga n'ubugingo bashobora guhungiramo, ngo abantu babemwe imigabane ibiri, bamwe bemere gukorera Imana, bere kuba muri bamwe buzuza ubuhanuzi bw'iminsi y'imperuka bubi, ahubwo babe mu ruhande rw'abubaha Imana n'abiteguye gusanganira Yesu Kristo. Ngo ibyo nibikorwa, isi izabamwe imigabane ibiri gusa, hazaba harimo abemera amategeko y'Imana no guherera mu ruhande rwa Yesu, hazaba harimo n'abasuzugura Imana bakayirwanya ku mugaragaro. Ngaho ibyahishuwe 22 umurongo wa 10, kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa gumya kiranirwe, uwanduye mu mutima gumye yandure, umukiranutsi agumye kiranuke, uwera agumye yere. Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ijisho ry'Imana riba riguherekeje wa mugabo we, ijisho ry'Imana riba riguherekeje wa mugore we, nawe musore n'umukobwa, haba kumanywa haba nijoro. Ibyo ukora byose Imana ifite aho yandika, yiteguye kuguha ingororano zawe. Humura, ntabwo uzakorera ubusa. Humura, igihembo cyawe kigenze gite? Kirahari. Unywe, urye, usinde, usambane, unywe itabi, ubeshe, widagadure, wambara ubusa, boha imisatsi, kora igikina kiriya. Igihembo cyawe wa wundi ufite ingororano yararinganishe. Ndaza vuba nzanye ingororano, ngororera umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ntabwo uzakora ngo maze uzagende udahembwe. Ntabwo Imana ari umukoresha mubi. Abakoze bazambya yarabageneye agahembo, abakoze batunganya agahembo yarakaringanishe. Icyakora bizaba ari ibihembo bibiri bigenze bite? Bitandukanye. Ndaza vuba nzanye ingororano, ngororere buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ibyo wakoze ibyo wihishe, wahishe umugore, wahishe abana, wahishe inshuti, wahishe umuyobozi wawe, ibyo ukora wihishe wibwira ngo ntawe ukubona, ufite ijisho ridahuga rireba ibiri mu mutima n'ibiri mu mwijima, yaragukurikiranye azakugororera. Reka turebe. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanye n'abicanye n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubesha akabikora. Reka duhagararire hano twumve. Hanze y'ugo rurembo, hanze y'uwo murwa, hanze y'umurwa wera hazaba imbwa. Ntabwo ari ya yindi, ahubwo ngo izi mbwa zivugwa ahangaha, imbwa zizaba inyuma y'ururembo, ngo n'abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa bigeze kwihana, bareka ibibi, biyemeza kugendera mu nzira zo kwera no gukiranuka. Igihe kigeze barongera basubira inyuma, nk'uko imbwa isubira ku birutsi byayo, uko niko nabo basubiye mu byaha byabo, barongera baja mu mabi. Ngo abo nizo mbwa zivugwa mu mvugo y'umwuka bazaba inyuma y'ururembo. N'abarozi, abafite impigi, abatizera Imana ko ishobora byose bakagerekaho na mirikomu, abo barozi basenga akagira n'akandi ahambira hano ku mushumi, abo n'abarozi bafite ibiti batera mu mirima ngo nukugira ngo imirima ishirumbuka, abo n'abarozi. Ikindi bakagitaba mu utaka, ikindi bakagihagika mu koma ry'urutoki ngo kizarinda kiriya kinyamunyu. Abo barozi abo barahari muri iyi si bana b'Imana. Hanze aho hazaba imbwa, hazaba n'abarozi. N'umuntu wese, reka twumve, n'abarozi bazaba ari aho hantu. Bashizeho n'abasambanyi buzuye isi, ubu barenze imbibi zo gusambana bakoresha
imibiri nk'uko Imana yayigeneye, noneho bagasambana n'abandi bagabo. Barabirekaramye mu isi no mu ibihugu bimwe, kubwo kugira ngo ahari bakunde banabeho, bakanababemerera ngo abagabo basambane bashakane n'abagabo, n'abagore bashakane n'abagore. Murabona isi itaradusaziyeho, byararangiye. Nta kiryoha nk'amata y'amarindira, ariko ubura kubesha ejo biragikubita umugeri kikavaho. Ushaka wanyugwa hakiri kare ugataha. No mu madini asenga, sinzi umusore